ahantu uhagaze rero ni mu kibanza cyayo, ahubwo ihangana bakubaka bubake. Nta umugabo umwe bita Anastazi yatubwiye ukuntu yabaye ahantu mu itorero ahura n'umugore bita Speciosa. Speciosa aragenda aba Speciosa. Uzi ko hari umuntu Imana yangarije kurimbura abandi, akaba umunzani mu rusengero, buri muntu wese akaba ategetswe kumunyuraho, ibiro bitashyika ukazarimbuka umuzizi. Speciosa agira gutya, yari umudiyakoni ahantu kuri uwo mudugudu Anastazi asengeraho. Anastazi akaba yari umunyempano uyobora icyumba, hari umugabo w'umusore rwose utarashaka. Imana imuhagurukiriza Speciosa. Ubu muri urusengero ntawe utamufite. Speciosa nta muntu wamubura hano gute se? Speciosa ni amanyobozi yabiteranye kumwe, nyobozi ziterana mu gitondo uziri kwiga ku bari butengwe, abari bwakirwe, abazakirwa ku igaburo hano nimba bihaba simbizi, abihannye bazakirwa ku cyumweru, abatagira itorero ntago mbizi nimba biri hano. Nuko wakundi bicaye mu nama nyobozi rero Speciosa agira atya, atari ko mutarasoza inama njye mfite ikibazo. Bati kihe? Ati wa muyobozi uyobora icyumba Anastazi. Bati bimeze bite? Ngewe ubwanjye saa 12:40 agashyiraho n'iminota namuciyeho mu ngarandi yo kwa Marigarita, yarari hejuru y'umwana w'umukobwa. Ngewe ubwanjye Speciosa nahaciye ndamwitegereza mbona na Anastazi nshuti zimanjye ntacyo namuvugishije, navuze ngo ndaza kubivuga muri nyobozi. Anastazi ubwo bari kuvuga ibyo ngo bamuciyeho, wenda amaze iminsi 3 yibereye Kinyamakara. Imuhagurukiriza Speciosa nk'uwo yaguhagurukirije. Speciosa rero ngo yari inyangamugayo mu nama nyobozi, ijambo yaravugaga ryarijyanaga. Icyo kindi Imana yari yarakimuhaye kuvuga kumvikana. Bahitaga bafata ibyemezo nk'iby'indege haguruka itagira higwa, bakavuga bati ubwo nuko muhagarika. Ejo Anastazi bakamuhamagara bati nyobozi iragushaka. Ntugahamagarwe n'abadiyakoni wa muntu we, Imana izagufashe ntiwitabiye hano. Anastazi bamwicaje imbere y'umushumba, imbere y'abadiyakoni n'abarimu. Anastazi karame, tukimara kumenya ko waguye mu cyaha cy'ubusambanyi tugiye kuguhagarika amezi 3. Jewe Anastazi nta kindi urenzaho kuko wabivuze n'umukozi w'Imana kandi yaguciye uri mu ngarandi. Speciosa agahita amanika ikiganza. Anastazi ntabwo nkwanga kandi urabizi ko nkubaha. Nukuri nubwo ntabashe kumenya umukobwa mwaryamanye, ninjye n'amaso yanjye yakubonye, nari ngiye kugura ikibiriti ngwe umva ariko ahubwo witeka nagukomeze wubakwe, nimba ari nirangi ureke barishyireho. Menya amakuru ko fondasiyo iri ku Mana gusa. Anastazi ati ubwo muranzura uko inama yategetse, ariko njye ibyo birantunguye. Anastazi ngo yatenzwe 4 mu mwaka umwe. Donc buri gaburo ryose baragiraga gute, baramutengaga. Ngo amaze kubirambirwa afata amasengesho y'iminsi 3 arazamuka ajya mu buvumo bwa Jangwani hariya Nyabugogo ugikata ku giti cy'inyoni. Anastazi aragenda aryamamo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu ararota ku manywa y'ihangu yiseguye urutare yiryami. Agiye kubona abona mu gisenge cy'urusengero hamanitse umunzani. Urabona ino ekara ni umunzani, akakuma kari gatendetseho Speciosa. Umarayika araza aramubwira ati Anastazi, Imana ishimwe ko ituzi n'amazina wawe, iramubwira ngo shaka icyo uhagararaho uzatinye Imana ikubwira iryo jambo. Uzi ko warengerwa n'ituro watanze rishyitse ukarihaga? Ntabwo mwumvishe. Nuzajya ujya mu nzu y'Imana, ibintu ubona bitanyeganyeza umutima wawe ntibyananyeganyeza uw'Imana. Gushushanya utambuka no kugira ngo tukurebe uko ufite ibiguru byiza, ugashyiramo ijana hari reka wiyicarire. Imana iramubwira ngo shaka icyo uhagararaho kizima kandi gikomeye, ushyikire amaguru ya Speciosa ibiro nibitagera mu rushinge ngo byuzure 100 n'ubugingo ntabwo ufite. Ngo sinza ukuntu yakebutse iburyo bwe, ngabona tabureti ikomeye ayikandagiraho, afata kukuma
ya taburete marayika arayihirika aranagana, urushinge ruragenda rwikubita muri 60. Marayika aramubwira ngo nta bugingo ufite utaruzuza ibiro 100 kuri Speciosa. Gehenomu irakwasamiye. Bamusomera ijambo rivuga ngo hahirwa uyihanganira ibimugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Marayika aramubwira ngo uriya ni umukozi Imana yangaje kugira ngo agerageze abari mu rusengero bose. Si wowe wenyine, hari n'abandi bazaca kuri uyu munzani. Genda umukunde kandi ibiro byawe bijye bishyika buri munsi. Ni wakuzuza 100 ubugingo uzabubona. Nawe udafite sipesi hano, sipesi ntibumufite. Muri korari se wamubura, mu ishuri se wabura sipesi, mu kazi se wamubura, kuri bose agucongera ngo wamwirukanye ngo abantu b'abarokora bakoresha ute. Muntu utanywa mitsingi sipesi urumva wamubura wowe? Ese mwabyumvise? Sipesi ni wamubura mu gihe bakwerekanye hano. Niwe wa mbere ugomba kubyica kabizamba, zaba ngombwa akiyambaza iz'abakuru hakurya. Sipesi wamubura. Ikinyinya kuri paruwasi bashyinguye umwana w'umusore bita Marirosi. Yakoze ubukwe ku wa gatandatu, ku wundi turamushyingura. Yakunze abana b'abakobwa, akunze uwa mbere Imana itinda kwiyamya. Yikubise ku wa kabiri atumvire mu nkumi, iramubwira ngo ntegereza njye mfite uzatuma winjira mu marembo y'ijuru. Ntago abagore bose ariko bazatuma mugira iherezo ryiza mwabagabo mwe. Hari n'igihe muzaza nubacukurira imvu. Marirose b'abakobwa babiri babenzwe barihuza bakora association tumuhombe bahuza cash avance 20 ku mukecuru umudiyakoni ari ku muganda w'urusengero ariko wa mbere. Mukecuru arahamusanga aramubwira ati Mari ufite ubukwe kwa gatandatu uzajya mu rukiko kwa 4 uci wanjye. Arahaca mu kubitira icyayi cy'amata kirimo ebana. Marirose yavuye aho umuriro waka. Uwabwiye ati ndarwaye, bati ni stress z'ubukwe. Kwa gatanu mu rukiko bamujyanye mu maboko arahira atavuga. Marirose kwa gatanu araremba. Kwa gatandatu baje kumureba mu gitondo ngo ajye muri dote, bamutwara mu ivatiri icyuya kiri kubira. Ndarwaye ndumva ntameze neza, akikaruma akavuga ko atameze neza arimo arapfa. Bati ni stress z'ubukwe. Bamusezeranyije yicaye mu ntebe, nta magambo yavuze, impeta yabaye sinyari, bya bindi by'amagambo bavuga negatifu. Iryo joro ry'uwo munsi sipesi wamubura wowe? Ahubwo Imana ibaturinde, Imana iturinde ba sipesi. Naho iminzani irahari. Na staze hari ku cyumweru ngo yakura urupapuro arandika rwo gushima Imana. Amaze kurwandika baramuhamagara bati ngwino ushime. Ati ndagira ngo umukozi w'Imana Speciosa ze dushimana Imana. Yari bubyange se? Mudiyakoni oya. Araza bahagarara kuri mimbara hari. Anastaze ati ndashimira Imana yangaje Speciosa nk'umukozi wayo. Nkimara kumenya ko Imana yaguhamagariye kugerageza abari mu rusengero bose, ndakumenyesha ko guhera uyu munsi uri inshuti yanjye. Ijuru rirahenze, ntaho rihuriye niyo nzobe wifuza nayo mafaranga ukeneye. Aramubwira ati guhera uyu munsi uri inshuti yanjye. Itorero amashyi kaci nyobozi yo ibyumva kurusha abandi kuko bazi ko ariho dodanire. Uri inshuti yanjye kandi Imana impa imbaraga zo kukwihanganira kugeza igihe ibiro nakubonyeho umunzani umanitse mu rusengero nzashyitse ibiro 100 n'ubugingo nkabubona. Imana y'amahoro iguha umugisha siperi. Mumeri Imana icyubahiro. Barakihada. Unesha azaragwa byose. Unesha azahabwa ikamba ry'ubugingo. Unesha Imana ntiza
izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Mureke duhaguruke dusabe kunesha. Naho ubundi imyubakire y'inzu y'Imana ni danje. Reka kinubi zivuge abakerera inkero reka bazikereze. Wowe menya ko fondasiyo iri ku Mana. Ubuzima bwawe bwose buri mu biganza by'Imana. Naho ubundi iyo biba fondasiyo yayitari hariya, ntabwo uba ukicaye aho. Hari ibyari kukurangiza, nawe urabizi ko urwaye indwara yisha abandi, ariko kubera ko fondasiyo iri ku Mana, hari ikintu cyatumye Imana ikongerera iminsi, ni ukugira ngo n'aya magambo nuyumva yashyire mu gaciro. Ahubwo uranesha. Kwa sipesi waranesheje, ku muturanyi waranesheje, ku mugabo wawe waranesheje, nawe yaba sipesi.